abasuhuje abaduteze amatwi ndetse nanashimira kuba tukiri kumwe kandi mukaba mubitwereka mu buryo butandukanye, imbuga nkoranyambaga zose zo dukoresha turababona. Hari abamaze gusubscribinga cyane kuri YouTube, nubwo icyubakwa neza cyangwa se ikiyubaka neza, ariko biragaragara ko abantu bakurikira kuri Facebook hose, navuga kuri za WhatsApp iyo zaruzuye, radio turi kumwe. Ndashimira cyane ko turi kumwe mu ntara zose. Amakuru angeraho nuko nabo rwose baba bakwiye gushimirwa. Mu ntara zose abantu baradukurikira, Kibungo, Kayonza, iyo ngiyo, umujyi wa Kigali ho ni ibisanzwe, Majyaruguru, Majyepfo, abantu baradukurikira. Ntabwo rero icyo dushimira ari uko mudukurikira kuko si ubuyoboke, ahubwo turabashimira umwete mufite wo kumenya. Ntabwo muhumure rwose, ntabwo kudukurikira kwanyu hari umusaruro wundi tubibyaza cyangwa se tubikeneyemo. Nta ntawe ushoboka kereka hagize uwiyitirira ibyanjye cyangwa se izina ryanjye, ariko kuri jyewe nta buyoboke mbyaza umusaruro, nta musaruro mbyaza ubuyoboke. Shima rero ko abantu bafite uwo mwete gusa wo kumenya, nicyo mbashimira, cyangwa se gucukumbura. Mbere yuko rero dutangira icyigisho, muzi ko tumaze iminsi tusubiramo ibyigisho bimwe na bimwe byatambutse abantu batakurikiye. Bigaragara neza ko bigikomeje kuba byinshi, ariko ejo ku rubuga rwa WhatsApp twaratoye rimwe na rimwe, abantu ari benshi bisaba amaboko, maze niba twakomeza gusubiramo ibyigisho abantu batumvise, cyangwa se twakomeza amajwi menshi rero yahuje ko twakomeza, ahubwo abatarakurikiye bagafashwa kuri bagenzi babo baba babifite, kuko hari ababa bafite za recordings ku matelefone. Cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp ho biranoroshye ko wabona ibyigisho, kuko hari ukuntu ikiganiro kirangiye babisangiza abandi. Ndashimira God, ndashimira umwe mu bantu tujyana cyane dukorana witwa God afite uburyo adufasha mu gusevinga ibyigisho byose byatambutse akabisangiza n'abandi. So God rwose ndagushimiye mu buryo bugari. Ndetse n'abandi, hari ba Martial baba mu Bwongereza, hari ba Clement nabo baba mu Bwongereza, hari ba Benjamin aradufasha cyane, nawe ndamushuhuje cyane niba yumva. Abantu bose bigaragara ko abantu ibintu babyibonyemo, babyisanzemo, batangiye kubigira ibyabo. Ndabashimira rero. Mboneraho no kumara impungenge bamwe batekereza ko hari iki kiganiro kigiye guhagarara, kizageza igihe kigahagarara. Ejo bundi havuzwe ibintu byinshi yuko ushobora kuba ibitekerezo, abantu iyo bari mu kintu bagishaka cyane ariko batarasingira batekereza byinshi, ariko ndabamara impungenge ko ikiganiro kirahari, kizakomeza cyaguke. N'ibyo mba nagiyemo no gushaka imbaraga zituma cyaguka uko mbishoboye. Nta kindi rero mukwiye gukeka. Kandi rero n'ikijya guhagarara kizifata ngo gihagarare gutya, muzaba mubizi ku buryo nta bintu byo kuvuga ariko umugabo yagiye. Abantu rero rwose batuze, banezerwe, bategereze. Iyo ntabonetse ni impamvu rwose zidafite aho zihuriye n'ibyabatera impungenge. Iki ni igihugu gifite umutekano, ni igihugu cyacu twisangamo twese. Ibyo ntihakagire ugira impungenge z'ubuzima bwanjye. Abantu bavuga byinshi, telefone zingeraho n'ubutumwa bampa, muhumure rwose.
ikindi ni ukubwira abantu cyangwa se kongera gusobanurira abantu yuko ubwira ukirimbuzi ntabwo ari ikiganiro gihanganye n'abandi cyangwa gihanganishije inyigisho atazagira unyibeshyaho ntabwo naje hano guhangana n'abantu cyangwa kugira gusenya cyangwa ngo gusenya ibyo no gusenya numva ntanabyumva neza icyo bivuze ariko ntabwo ari wo murongo turi mu murongo wo kwiga abashaka kunyitiranya cyangwa kumbeshyera icyo ntashobora kuba cyo inzego z'ubutabera zirahari bazajyane kesi nzaza mburane ibyo navuze byose biba biri recorded amatelefone y'abantu arabifite studio hano dukoreramo irabifite ibintu byo gutera ubwoba ngo umugabo aratukana nta muntu ntuka nta bitutsi mfite ibyo navuze byose birahari ubwo uzafataho natukanye uhajyane mu rukiko nzaza mburane ibyo tubivemo twumve ko ibintu byo guterana ubwoba no gusenga kuri iterabwoba bikwiye guhagarara umuntu navuga ikintu mu izina ryacyo we kugishakamo icyaha ariko mu by'ukuri nta muntu natutse nta muntu nahanganye nawe nta muntu n'uwumva yanantumira njya numva abantu benshi bantumira mumenye umurongo muntumiriramo ntazajya wumva ko yantumira mu bintu by'impaka no guhangana ntabwo ariho ndi mba mu murongo w'ibiganiro ibiganiro niho mba ntago mba mu mpaka za ngo turwane zimwe za Bibiliya nta mwanya mbifitiye ibyo ngibyo niyo mpamvu ushaka kugendana n'abantu bashaka kwiga bashaka gucukumbura sinshaka kugendana n'abanyempaka uyu munsi rero tukomeje igice cya gatatu nk'uko umuyobozi w'ibiganiro yaratubwiye twarebeye hamwe isezerano rya kera gatoya ntabwo twabyinjiyemo cyane ariko twarebye isezerano rishya cyane twaritinzeho tujya no mu byahishuwe abantu birabahagurutsa abantu hanze aha ngaha rwose bumva babuze amahoro ko John Mugabo yavuze kuri Bibiliya yavuze kuri Bibiliya John arahakana Bibiliya ariko nibwira ko ababivuga nabo baba batabizi simpakana Bibiliya ndasobanura Bibiliya ahubwo kuba gusobanura Bibiliya byakwitiranwa no guhakana Bibiliya aho abantu nabo bakwiye gushakira ikibazo kigaragaza ko utigeze isobanuka uyu munsi rero ndashaka ko tujyaho gatoya ku isezerano rya kera turebe uyu mushinga wa Bibiliya muri rusange urumva Bibiliya ni ngari tugenda dukora hose kugira ngo ibintu at least umuntu arenge icyigisha abantu bafite ireme rifatika baheraho nabo bagira ibyo babwira abandi nicyo mbangamije so nkakora mu byahishuwe nkakora hagati mu isezerano rishya nkongera nkasubiraho inyuma mu isezerano rya kera kugira ngo abantu basobanukirwe Bibiliya ntabwo ari igitabo rero nk'uko nkomeza kubivuga Bibiliya ni ibitabo uburiganya bwa mbere bunakomeye naho byitiwe igitabo kandi ari ibintu byanditswe mu bihe bitandukanye cyane bitegeranye kandi bikandikwa n'amageneration ndetse n'imico itandukanye noneho bikagirwa igitabo kimwe ibyo ubwabyo nta reme bifite aho rero niho bicangira abantu ku buryo iyo umuntu avuze kuri Bibiliya avuga ngo igitabo cy'Imana umuntu ntabwo ari igitabo kiriya biriya ni ibitabo bitandukanye byanditswe n'abantu ariko abantu bifitemo ubushobozi bw'ubwenge bifitemo ubushobozi bwo guhishukirwa cyangwa se guhishurirwa bifitemo ubushobozi harimo amateka harimo imigani harimo ibintu byinshi cyane ni ihuriro ry'ibyo bitabo byinshi niyo mpamvu kubivugaho biba bidakwiye kuba tabu ntabwo ari ikibazo nta kitavugwa na cyane iyo cyakozwe n'abantu nta kitavugwa ariko gatoya noneho ndifuza mu ntize amatwi yanyu iyo ndavugayo imbere n'amaso yanyu amwe ya Penuel twigeze kurangiza hano turebe neza kuri iki cyigisho cya gatatu cy'umushinga wa Bibiliya n'ubumana bwawo aho tugiye kwita cyane ku mateka ya Aburahamu kuko biri muri Genesis ubwo urumva ko nakoze mu iherezo rya Bibiliya nkora no mu itangiriro no hagati niyo mpamvu ni ibice bitatu nakoze kuri iki kiganiro
Aburahamu ni umuntu wabayeho nyuma y'abandi benshi cyane, cyangwa se wakomotse mu bindi binyejana by'abantu. Twigeze kubivuga, tubona ise aho yavutse, avuka kwa Shemu. Shemu twarebye aho yavukiye, tubona n'inzira yafashe z'ubuturo, aho yagiye gutura muri abana be bagiye gutura muri Mesopotamiya, cyangwa se ibyo bita burasirazuba bwo hagati, simbizi, cyangwa se east, biterwa n'aho uhagaze, ariko ni muri biriya bice byo mu Barabu b'iki gihe. Ariko ntabwo ari bo bari bahatuye, ibyo twarabisobanuye. Ibyo kuba bahatuye uyu munsi ni uko bageze igihe nabo mu mateka bigarurira isi, ibyo bita Arab invasion. Kwinvadinga rero ni ukwigarurira. Habayeho Abarabu barigarurira, habaho Abaroma barigarurira, habaho Abagiriki barigarurira. Isi iri mu bihe byo kwigarurirwa gusa n'uyu munsi. Niyo mpamvu dukwiye gukomera ku Rwanda rwacu, hatazagira urwigarurira anyuze mu nzego izo arizo zose. Ushobora kunyura mu idini ukigarurira, ushobora kunyura muri civilisation yitwa ko ari iterambere, umuntu ukabona wigaruriye abandi. Ni ukurinda, kandi umuco wacu buriya niyo ntwari ikomeye cyane dukwiye gukoresha, kwirinda no kurinda ibyacu. Ibi rero jyewe mvuga, mba mfite naho nakohereza kujya kubishaka. Ntabwo mvuga ibintu narose, mvuga ibintu neretswe ngo byemere nk'ihame ry'ubumana. Ndavuga ibintu nzi ariko nawe wamenya, ukaba wabimenya nk'uko nanjye nabimenye, cyangwa ukanandenga. Ibyo rwose babyumve. Abanyita amazina batazi neza bajye bashaka izina riberanye nanjye. Sinanze kwitwa amazina, ariko mushake izina rimbereye. Ibyo mushingiye ku murongo mpagararamo iyo mvuga ibyo mvuga. Ibintu mvuga nabikwereka, ariko ibyinshi batubwira ni ibintu twemera tudakeneye kubona. Ni ibintu tugomba kurwanira ishyaka tutabizi. Ibi byose mvuga, niyo mpamvu iyo ndangije ntanga ibitabo abantu basoma, ntanga ahantu basura ibintu bakavugana n'abaho bakabisobanukirwa, kuko nta kintu kitari mu mateka burya. Hari rero muri Iraq ibyo bita Mesopotamiya, muzi ko iyo abantu bavuze civilisation cyangwa se iterambere rya muntu, abantu bavuga ko civilisation cyangwa se iterambere rya muntu ryatangiriye mu byo bita Mesopotamiya. Icyo ubwacyo ni ikinyoma. Mesopotamiya yabyawe na Egypt. No kuvuga ngo ubwo ishaka civilisation ya mbere ya mankind, cyangwa se ya humankind, uyisanga muri Egypt. Ariko impamvu bitavugwa nuko Egypt ari muri Afurika, nuko nta mateka y'abazungu azamo nituhavuga, nuko nta mateka y'Abarabazamo. Iyo niyo mpamvu iyo tugiye kureba civilisation ya mbere abantu bavuga ngo ni Mesopotamiya. Ariko Mesopotamiya, abantu batuye Mesopotamiya, urubyaro rwatuye Mesopotamiya rwari ruturutse haruguru muri Afurika. Ndavuga ko bari baturutse muri Kush, cyangwa se Kemet, cyangwa se Egypt, cyangwa se Afrika. Byose ni ijambo rimwe, n'umukara. Amagambo nkoresha cyangwa se amazina nkoresha ntimukayumve mu mbibi z'ibihugu, ahubwo mubyumve mu busobanuro bwayo, kuko bisobanuye black, umwirabura. So bose ubwo rubyaro rwagiye Mesopotamiya ari rwa Shemu, rwaje no kuvamo abo Aburahamu n'ibiki byose, rwari ruturutse muri civilisation n'ubundi yari iriho icyo gihe bavuka, ariyo civilisation ya Africa. So ubwo impamvu bitavugwa ni ibyo ngibyo, ariko kuri nuko nguko ibitabo birahari, narabitanze n'ubu ndakomeza mbitanga. Iraq rero ubu ibintu ngiye kubabwira ni ubushakashatsi buhari bwagaragaye, ushatse washakira mu bitabo, cyangwa se ukanagenda ukajya kubireba kuri Bibiliya, kuri ibi bintu bya Aburahamu, bya Genesis, itangiriro ukumva ko ariho isi itangiriye.
ariko isi yabayeho mbere y'itangiriro. ubwo uwo muntu wayise itangiriro nibwo isi yari itangiye kuri we, ariko ntabwo isi yari itangiye mu kubaho kwayo. kandi hakongera ukabona ko uyu muntu ubivuga ari n'umuntu wabyawe. Abakubyaye barihe? Abakubyaye bari hehe? Niyo mpamvu ibintu byo kumenya ngo iki nicyo cyabanje mbere na mbere, abantu bakwiye kubyagukiramo ntibabiyoberemo, biterwa no kubwira inkuru buryo. Ubushakashatsi rero bwakozwe ahantu hitwa Nuzi cyangwa se Nizi, biterwa n'ururimi bivugamo. Aho ni muri Iraq kwa Aburahamu. Ubushakashatsi bwakozwe hakoreshejwe inyigo z'ubucukuzi, gucukura amabuye no gusuzuma inyandiko. Bugaragaza neza yuko Aburahamu yabayeho nyuma y'ibinyejana 6. 6 generations. Na ukavuga ngo uwo nguwo ni Imana yatangiye kuvugana nawe. Ibyo byo ni fraud. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu 1925. Hagati y'1925 n'1933. Nongera mbisubiremo. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe muri iyi myaka. Ni na kera nuko abantu tutaba tubizi twebwe. Ubu iyi myaka ubushakashatsi bumaze buriho, twe twayimaze dupfa, twicwa n'ubuyobe, twicwa no kutamenya cyangwa n'ibinyoma. Niryo jambo umuntu yabukoresha. Ariko ba nyirabyo barabizi, niyo mpamvu it's not a big deal. Twebwe nibavuze Aburahamu, sogokuru wawe se ryari? Kandi nawe afite abasogokuru. 6 generations. Nuzi ni he? Nuzi ni muri Iraq, bugufi bw'ahantu bita Kirkuk. Abantu muzi contemporary history, muzi Kirkuk mu bantu harwanirwa cyane, cyangwa se harwaniwe n'uyu munsi harahari. Kirkuk it's a famous place. Ni muri Iraq. So Nuzi aho ngaho ni muri ako karere ka Kirkuk. So hagaragaje mu bucukuzi bw'amabuye. Nibyo nababwiye yuko buriya nushaka kumenya at least ukuri kw'ibintu tugenderaho uyu munsi, bisanga amabuye. Kuko ibyo bintu byakozwe mu gihe bita Stone Age period. Stone Age, abantu bize history cyangwa se bize amateka, muzi yuko aribwo civilization ariho yatangiriye. Sibyo? Ariho uyu munsi yo dufite, at least yo dufite ni iyo ngiyo. Stone Age period rero irimo ibice bitatu. Hari igihe amabuye yakoreshwaga nk'inyandiko. Yari bwo buryo. Nk'inyandiko agacorwamo inyandiko. Urumva drawings, ibyo twigeze kubijyamo mu gihe bya Kemet. Kemet aho niyo mpamvu igiye kureba buriya n'ibindi bihamya by'uko abirabura bafite byinshi bavuga ku isi kurusha abayitubwira uyu munsi, kuko nibo bantu babanje kwandikisha ibishushanyo by'amabuye. Nta nyuguti, ibishushanyo, drawings, kugira ngo we-exprime ikikurimo, we-exprime icyo utekereza, ukagishushanya. Ariko bakagishushanya hehe? Icyo gihe impapuro zari zihari, zari amabuye. Age de pierre. Age de pierre mu Gifaransa, ni Stone Age mu Cyongereza. Hanyuma biza icyo gihe ni Old Stone period. Haza kuzaho ikindi gihe bita ngo ni Middle Stone Age period. Haza kuza ikindi gihe cyitwa New Stone Age period. Hari Old, Middle na New. Ibi ni ibihe bitatu byaranze
civilisation ya mbere kugeza ubu ngubu civilisation ntabwo tuvuze kubaho k'umuntu yego umuntu yabayeho mbere ya civilisation ye cyane cyane ariko civilisation igihe umuntu atangiye guterera imbere bikagaragara agasiga ibimenyetso by'aho yanyuze atera imbere agenda naho babibarira muri stone age now abize amateka murabizi ko babivuga mu buryo butatu hari icyo bita paleolithic stone age cyangwa se ariyo stone age old stone age hari icyo igikurikiraho cyo bita new twebwe twabonye cyitwa mesolithic mesolithic icyo ni icya middle new ikitwa neolithic new mesolithic ni middle hagati noneho paleolithic ni mbere cyangwa se old urabyumva aya mateka ndimo kubabwira ni aya mbere y'iyi bibiliya ni aya mbere ya Aburahamu wa bibiliya uyu nguyu twebwe bibiliya itangiriraho bibiliya Aburahamu wabayeho mbere ya Mose Aburahamu wabayeho mbere y'amategeko 10 urumva noneho ahantu dushaka guhera tubaho twebwe turashaka kubaho duhereye imbere cyane y'inkomoko yo kumenya kwacu ntabwo byaba byuzuye gusa biruzuye ubumenyi bwaba bucagase ubumenyi buracagase ntabwo niyo mpamvu natwe tutuzuye ubona se tuzuye mu migendere n'imikorere ariko ikibazo ni ahangaha kiba kiri aya mateka muri turimo kuvuga yakuwe ku bucukuzi bwakozwe muri ibyo bihe bya stone age period agaragaza neza yuko Aburahamu ari ikinyejana cya 7 nyuma ye hari ibinyejana 6 ibyo binyejana 6 ako ni akantu k'ingenzi cyane nifuza ko mutega amatwi nuko ari byo Aburahamu yavuyemo bimugarura hano muri Afurika ni ukuvuga ngo nushaka kumenya ukuri ko kubaho urajya hehe noneho impamvu dufite ibyo dufite uyu munsi nuko ababiduha bashatse kubaka isi bahereye aho ngaho ariko iyo ntabwo ari yose iyo ni isi yabo ariko kugira ngo isi yabo ihame bagombaga kuyitirira Imana kugira ngo utinye uyoboke kandi uyirwanirire unayirinde ugasanga urimo kuzamura bo nibo mwibuka rero bundi mbasomera bimwe mu baprofeti bavuze hano aravuga ati nabisomye kuri YouTube ariko ati twebwe abazungu amaherezo yacu Imana yatwemeje ko tuzarangira tubaye Imana ni ibintu ni revelation abantu bashakira revelation aho zitari iyo ubwayo ni revelation ni ikikwereka ibintu byihishe inyuma y'iyi si y'ubumana dufite iki gihe tugenderamo aho hantu nuzi hari na library hari isomero people munakoreshe abantu mbere yuko umuntu afata imbaraga zihangana zinarwanya abantu mu gihe umuntu agenda mu prove me wrong mbere yuko unyita prove me go genda uhagiye ibyo nababwiye byose birahari ari muri Egypt ari muri Ethiopia ari muri Iraq President Iraq mugenda mu birebe dore ko ibyacu tutabyemera so hari library yakozwe iyo ngiyo ni world heritage ibintu izo sites za world heritage ziba ziri mu maboko ya UN UNESCO ntabwo ari ibintu na rose ni ibintu bihari ni ibintu biri mu bitabo ni ibintu biri mu maso y'abantu now aho kuri ayo mabuye hagaragara neza yuko mu nyandiko zaho zasuzumwe hagaragara ko ukwemera kwabo kwari gushingiye mu muco wabo umuntu urwanya umuco ye sinzi uko atekereza ntabwo ndabibona umuntu utumva agaciro k'umuco we ntabwo numva uko atekereza
kuko mu muco turaje turabibona muri bibiliya, turakoresha bibiliya, muhumure ntabwo mbabwira amateka, turajyamo ariko n'umuntu uvuga ko ndwanya bibiliya sinzi aho bihera, ko nyikoresha nkayisoma abantu abwira bakabaye bamfasha kumunyomoza, ndayisoma ahubwo isobanura mu buryo buyegereza abantu kurusha kuyigira ubwiru cyane ngo abantu bicwe nayo. No, ntababwiye ko bibiliya abantu Afurika yakoronijwe ku ijambo rya bibiliya, abantu basangamo bibiliya bagakoroniza kuko bavuga ngo ni Imana ibivuze. Yego. Dufite ingero nyinshi z'amateka z'abantu bagiye bamara abandi bakoresheje bibiliya, babanza kubasomera bibiliya bakabica. Ese ubwiye bibiliya urumva impamvu abantu bagikoresha atari uko yagizwe ikintu cy'ubwiru cy'Imana, mbese ni Imana ku buryo niba kwica Imana yabivuze emera upfe ugapfa wemeye ko ugomba gupfa. Ayo mateka arahari, mwe kwigira abantu mutazi kandi muzi. Iyo umuntu avuze ati reka dusuzume na bibiliya, ntabwo byakabaye bivamo ikintu cy'intambara. Now, ayo magambo rero yo kuri ayo mabuye ahamya neza yuko ari naho bibiliya yaturutse. Some of the words muri bibiliya turaje tuzirebe, ari naho byagiye bituruka, ku muco w'abo bantu bitwaga, urumva akarere kari Nuzi cyangwa se ahantu ni Nuzi, abahabaga bahitaga Hurrians cyangwa se Hurrians. Hurrians ni H cyangwa se H na U na double R I na A na Hurrian. Nibyo wenda nibwo buryo bworoshye bwo kubavuga abo ngabo. Ni umuco w'aba Hurrians. Umuco wabo imwe mu mico yabo niyo dufite muri bibiliya hano, cyangwa se umuco wabo wose niwo dufite muri bibiliya uyu munsi witwa ijambo ry'Imana. Ibi ni ibintu bisekeje, ngo akabi gasekwa nk'akeza. Ibi ni ibintu bisekeje. Noneho wagerageza kubwira abantu ibintu nk'ibyo ngo ngo yagiye kurwanya Imana, ntaho biba bihuriye. Ibi ni ibintu biriho bigaragara. Noneho ugasanga batwicishije umuco wundi, bishe uwo basanze, bishe uwo badusanganye, tubaye ibinyoni, nibyo bitagiraho biba. Ancient culture ikaza ikarwana na new culture cyangwa se new generation iriho, tukabaho mu isindwe. Ariko impamvu byashobotse ni uko byiswe Imana, byiswe ijambo ry'Imana. Don't question, bifata uko biri. Hari amasomo ushaka ko munotinga amwe namwe turi bukoreshe. Nko muri Genesis cyangwa Itangiriro 15 umurongo wa 2, Itangiriro 16, Itangiriro 21, Itangiriro 25 umurongo wa 29, Itangiriro 28, Itangiriro 38 umurongo wa 8, ndetse na Deuteronomy mu Kinyarwanda ni gutegeka kwa kabiri. Deuteronomy 25 umurongo wa 5. Aya ni amasomo turi bugende dukoresha tugaragaza ibi bintu, uburyo iri tangiriro ari umuco. Yambwira abantu uyu ni umuco, ntabwo ari Imana. Nta kuntu ryaba ijambo ry'Imana mu muco w'abandi, nk'aho twebwe tutagira umuco Imana ishobora kuvugira.
ni ukuvuga iyo ugendera mu muco w'abandi kuko ariho honyine Imana ivugira nuko wowe nta muco ugira. ari naho bikomoka kuba twe tutavugishwa n'Imana. Hari abagomba kuvugana nayo, bagomba kutuvugira, bagomba kuduhuza n'Imana, aribyo by'ubwo bupapa n'ibindi byose. Dore naha ngaha byubakiye. Aya mabuye agaragaza ko umuco wabo wari ushingiye kuri izi practices, iyi mihango. Ndetse no mu itangiro 27 48 ngira ngo hari ibintu bya deathbed stories, blessing, turaza kuzireba. Ibi ngibi ni umuco, byari mu muco w'ibyo bemera. Ndaza kuba prove uburyo ari byo mu buzima bwa Aburahamu bwe. Kandi Aburahamu wemejwe ngo n'Imana ko ari umukiranutsi. W'abakiranutsi. Rwose mumfashe mugumane nanjye. Now izo bita nuzi tablets ni ibisate by'amabuye n'iby'amategeko, naho bituruka buriya nayo mastori nahava. Izo nuzi tablets hari aho zigaragaza igice cyitwa ngo ni tablets of sistership. Sistership ni imihango cyangwa se imyemerere y'uwo muco, ariko ifite umugabane witwa sistership. Sistership ni nk'ubu sistership mu Kinyarwanda simbizi. Sistership, my sister, iyo ubuvandimwe, ariko turagira tubisobanura buhoro buhoro. Iyo tablet of sistership niho haje kugaragara iriya story ya Sara na Aburahamu, aho yavuze ko ari mushiki we. Cyagiye bajya muri Egiputa. Niho haje kugaragara ya story cyangwa se ya nkuru ya Isaka yita Rebeka, umugore we ntiyari Rebeka, yego, ko ari mushiki we ku Bafilisitiya. Yego. Abantu no bakibaza ngo ariko se ngo ubwo ntibabeshye ngo bamwe banavuga yuko mu by'ukuri, ariko they don't prove it. Bagaragaza ko bavuga ko ngo iyo bashatse gushyigikira icyo kinyoma cya Aburahamu, bavuga yuko ngo koko ngo Sara ngo yari umukobwa cyangwa se yari umwana wa se wabo Aburahamu, which doesn't have any fact. Nta hantu babigaragaza. Ariko fact igaragara nuko byari mu muco wabo. Iyo umugore yarongorwaga akarongorwa iw'umuhungu, ise w'umuhungu yaramubyaraga, bakagira legal document, urwandiko cyangwa se certificate yuko yabyawe, yo kubyarwa na se w'umuhungu. Noneho akitwa mushiki w'umuhungu automatiquement, ariko na legalement mu mategeko. Ibyo biri kuri iyo tablet ya sistership. Mbese akabayongereye mu muryango. Ni umuco. Ni umuco, ntabwo ari ubumana. Icyo bashakaga ni iki? Bashakaga kugira ngo bakomeze cyangwa se bongere protection y'umugore, y'umwana w'umukobwa aho yashatse. Ibyo bindi by'iwacu imiryango iryana, nyirabukwe ise akarwanirira umukazana we nk'urwanira umukobwa we bwite. Ko byumva ko some cultures are rich cyane. Noneho uwo ni wo muco Aburahamu yavugiragamo. Abantu tukavuga ngo yarabeshye yaramaze, yari mu muco we. Isaka yari mu muco wa sekuru, nako wa se. Ise nawe yari mu muco wa basekuru n'abasekuruza. Dore ngibi bintu tuzira. Nigeze kuvuga gato tukero, nigeze kumva abantu bavuga hari ahantu twagiye baravuga ngo ariko ngo umuco w'u Rwanda ngo harimo ikibazo, ngo ikibazo gikwana ubwo biravugwa n'abantu bakuru, ngo ikibazo ngo cyo kubeshya. Ubwo niba abandi bari bamaze gutwarwa n'umuyaga w'idini, urimo kubeshya ngo iyo turimo gusaba
turimo gusaba ngo uravuga ngo umukobwa wanjye ngo ntarakura ngo kandi ngo yagiye ngo i Burayi ngo yagiye kwiga nkumva ngo twarahuye mu nzira ngo ngira gutya. Ibi ni ibikwereka ubukene buri mu kumenya umuco wacu. Umuntu agatangira arwanya icyo kintu naho ntazi ko arimo kwirwanya. Muri icyo kintu harimo ubwenge buhambaye cyane. Sindi umusaza ariko giko mbyumva nuko nguko. Iyo haba harimo n'umwanya ni platform yo kugerageza abaje kugusaba umuryango wo musoro ugerageze mu bijyanye na capacité y'imitekerereze no gukemura ibibazo, kwikura mu bibazo. Umenye uti umwana wanjye mujyanye ahantu hari intekerezo zingana zite. Bakazana icyo kintu cy'imitego ariko ntabwo uwo babwira abayoboye ko atari byo. Niyo mpamvu bitagomba kwitwa ikinyoma. Bose baba biziranyeho yuko ibyo bavuga ntabwo ari byo ariko barimo kugerageza capacité intellectuelle. Niho kumwe bakoresha interview umuntu uje kwaka akazi nyamara diploma bayifite ariko barebe ko azakora akazi koko. Biranigerageza kugerageza urugo ruje gusaba umugeni kugenzura ubushobozi bafite mu bibazo, uburyo bikura barezudira amaprobleme, uburyo basobanura ibisobanye. Umugani wawe hari igihe banenga uwo muryango nubwo babahaye umukobwa. Ubundi nuko ubu ngubu binagenda bigira ariko abandi kera barabyangaga bakavuga ati ariko no aba bantu nta. Iyo niyo logique y'umuco ariko ubu turimo kujya tuwisibira iwacu turawurwanya, turimo byabaye théâtre. Exactly. Ntacyo bitwaye amasaha tujye tunamenya tunakorere simvugira umuco wacu si byo nshinzwe ariko ijwi ryanjye numva nabwira abantu ko twagendera mu muco tuwumininga apana turimo kuwukina nka théâtre. Tureke mu gukina imico gukina umuco tuwugenderemo neza kuko ufite icyo umaze cyane. Ni formality ubu ngubu nini ntabwo ari byo ariko nk'ubwo urumva nk'aba basaza bavuga ko bikwiye guhinduka mu muco wacu ngo tubeshye Imana ngo kandi dukirijwe ntabwo bazi umuco ubwawo. They don't get meaning y'ibi bintu. Now ubwo kara kantu nshatse kugaragaza kurugero iwacu ubwo turirwanyije turigisha mu myaka iri imbere bizaba bitagihari cyangwa bikorwa ukundi biza mu izina rya Yesu tugakora mu bumana. Urumva ko ari wa muco wundi turimo gushakira inzira ubu ngubu, wa muco w'idini urimo gushaka kwinvedinga cyangwa se kwigarurira ubuturo bw'umuco wacu ariko impamvu ni uko natwe ntawe tuzi, niyo mpamvu turimo kuwukura. Izo tablets za sistership Aburahamu yazikoreyemo. Umva icyo baturusha abandi baturusha ko bakorera mu muco wabo, Imana bavuganira nayo mu muco wabo. Uwo muco wabo niwe ubarinda, niwe ubaha imbaraga, niwe ubagura, niwe wabagize icyo bari cy'uyu munsi. Noneho n'uwaje kuwigarurira witwa Umuroma yawigaruye kubera ubukungu burimo. Naho ubundi se ariko wawushaka huye nta kintu rero wawushaka ariko yarawurebye asanga harimo ubukire kandi uwo ni umuco w'inkomoko yacu. Bya bindi bita ngo ni ukubeshya. Umuroma arawureba atari ahantu harimo ikintu araje yinjiyemo abaye umwisirayeli. Ubu nibo bisirayeli cyane. Umukobwa rero nk'uko nakubwiraga iyo yashakwaga yabaga adopted akaba umwana muri uwo muryango bigasinywa bigashyirwa mu mpapuro akinjoyinga great protection idakeneye umuryango avukamo. nta wamukora afite uburenganzira bungana n'ubw'umugabo we. Nabyo kuvuga ngo umuhungu wanjye bya bindi by'iwacu hano usanga tugonganisha abana kubera ko tutababyaye. Ukazanga umuryango umwe uri ku ruhande rw'uwo wabyaye. Iyo warongorwaga wabaga uwo muryango rwose aribo bakomeje kukurira kandi akaba afite superior position cyangwa se position yo hejuru ahabwa n'amategeko.
aya mategeko akamuha certificates ebyiri, marriage n'iyo ngiyo ya adoption. Now Aburahamu rero aho niho muri Genesis 12 tuhasome wenda umurongo wa 10 na 20 umurongo wa mbere tubanze duhere ku itangiriro 12. Itangiriro 12 aho urebe umurongo wa 10 cyangwa kuva ku murongo wa 9. Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 9 haravuga ngo Aburahamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Inzara itera muri icyo gihugu. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ariko bugufi bwo gusohora muri Egiputa abwira Sarayi umugore we ati dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajya ubabwira uti ndi mushiki we. Now reka nkwereke ikintu cya mbere cy'ibinyoma aba bantu bigisha Bibiliya batubwira. Ntabwo yamubwira ngo uvuge kuri mushiki wanjye kuko Sara abizi ko ari mushiki we nyakuri. Ntabwo yabanza kubimubwira ngo bivuge kuko byaba ari byo byaba bihari. Nuko arimo kumubwira ibintu byaremwe, ibintu byahanzwe, ibintu byubatswe. Ikintu kitari naturel kiributswa. Exactly. Ikintu iyo biba biri naturel ntabwo bari kubimwibutsa ko byari bihari koko. Kandi no mu mvugo ya Aburahamu nta hantu agaragaza ko Sara abizi yuko ari mushiki wa Aburahamu. Ntaho. Ntabwo ati ndakwingize niba uvuge kuko ni ibintu byubatswe, ni ibintu bidahari mu buryo bugaragara bwa kamere buri natural. Urabyumva? Niyo mpamvu rero uko icyo gihangano bari barahangiwe n'umuco wabo yagombaga kukimwibutsa kukigenderamo. So kumana nabaza abantu bankurikiye aracumuye akoze icyaha cyangwa ntacyo akoze. Ubwo ngubwo ari mu bumana buye, ari mu bumana bw'umuco cyangwa ubumana bw'Imana yo mu ijuru. Wow. Soma ibintu, soma 20 noneho, Genesis 20 verse 1. Itangira igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu ava yagenda yerekeje i Negebu, atura hagati Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari. Urumva ko buri gihe n'Aburahamu bivuga Sara ntibimuri ntabyo azi. Ntabwo urumva ni ibintu yashatswe, ni umuco yashatswemo. Ntabwo yawa advocatingira cyane nka nyirawo. Uyu ni urimo kuba advocatingira kuko ni iby'iwabo. N'ugomba kubidefanda, n'ugomba kubihagararira. Avuga ati uyu ni mushiki wanjye, ni mushiki wanjye. Ngo Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana, maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro iramubwira iti umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwe si we wavuze ati ni mushiki wanjye? N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye? Aho banza uhagarare. Imana yabonekeye Abimeleki ikamusobanurira uburyo Sara ari umugore wa Aburahamu. Ntiyari inaniwe kumusobanurira gukuraho ikinyoma cya Aburahamu, sibyo? Kuko igikuyeho igice. Abantu mutekereze, Imana igikuyeho kuva aho yavugiye ko ari umugore we adafite umugabo, igeze irahagarara. Abimeleki aribaza ati ariko se Imana jewe bambwiye ko ari mushiki we. Aho ntabwo Imana byari binaniye gusobanurana aho hantu naho, ariko ntabwo yahasobanuye. Urabyumva? Icyo ni iryo ni isubyo, baryita isubyo mu giti. Aho hari isubyo rikomeye cyane.
wumve komeza usoma ariko ntabwo yigeze nta hantu iri bumusobanurire ko ubu busisitashipu bwaje kuko si ibyayo. Komeza. Icyo nkoze icyo ni mushiki wanjye n'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye. Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Urabyumva ariko urabyumva ko iki ni ikiganiro kiri hagati y'Abimeleki n'Imana. Komeza. Ngo Imana imusubiriza mu nzozi iti koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse kandi nanjye nakubujije kuncumuraho nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Nushaka kurekera aho ngaho. Point irimo hano, Imana ishyigikiye umuco wa Aburahamu kandi itaramufashije kuwubaka. Ishyigikiye kuri exactly. Sara akora mushiki we. Iyo mbwira abantu njya numva kuri WhatsApp hano bamyita uko ntari, ntabwo jyewe ndimo kugaragaza gusengera Imana mu muco gwa kundi twabyumvaga. Ndimo gusobanura ubumana budakwiye kwitirirwa n'urwego urwo arirwo rwose rw'ubuzima. Ari umuntu umwe mu nshuti zanjye hano utekereza ko ngo ndimo kuzana idini ry'abakemete. Ntibasekera ngo ndimo ngo bari mu mushinga wo kubaka kemete ideology. No, muvandimwe uranyibeshyaho, aho siho ndi. Ndasobanura mpereye mu nzego zose z'amateka ya muntu. Ntabwo ndimo kwa advocatingira urwego rumwe hejuru y'izindi, ahubwo ndimo gufasha abantu bashaka kugira ubwenge bwo gusobanukirwa, kumenya aho ibi bintu byose dufite aho byagiye bitirwa, kuko dufite ibintu bitirano gusa. Noneho bidufashe kubaka ibyacu. Wabyumvise? Naho nshaka. Ako nkagire clear rwose. Ntabwo ndimo kuzana ibyo twatiyemo ibyo dufite, ndimo gufasha abantu kumva ko ibyo dufite byagiye bituruka mu bitirano bitandukanye, noneho biduhe confidence, biduhe n'ubushake bwo kubaka ibyacu bitubereye bijyanye natwe b'iki gihe. So sinazana Kemete 100%, ariko namuvugaho kugira ngo usobanukirwe origin y'ibi byose. Ntabwo nazana Aburahamu 100% n'aba Hurrians, ariko navugaho kugira ngo umenye aho ibi bintu dufite aho bituruka. Ibyo birasobanutse rwose. Imana ishyigikiye Aburahamu kandi ntiyamushyira hanze imbere, kuko Imana itarya ruswa. Yakabaye ba claire kavuga iti Aburahamu yakubeshye. Wabyumvise? Mu by'ukuri umugore ntabwo ari mushiki we. Cyangwa se kavuga ati ni mushiki we wo kwa se wabo koko, so ntabwo yakubeshye. Ariko aho nta kintu yabivuzeho, yaracecetse. Bivuga ngo yashyigikiye cyangwa se yubashye, yubashye imyumvire ya Aburahamu, yubaha umuco we. Ntabwo Imana batubwira ariyo. Iyi ntabwo ariyo mwabantu mwe. Dore Imana nyamana. Imana izirwana n'umuco w'abantu ikawita wa Satani, ikawita ukawudemoniza. Ntabwo yari Imana yo mu ijuru. Iyo ntabwo ari twahuye nayo, twakiriye ubukoloni bw'Abaroma, nimureke tubugumemo, busimburwa n'ubw'Abongereza, utugeze mu Banyamerika ariyo bitwa ngo ni izi cyaci z'imiguruko. Turi mu bukoloni n'ubundi, ntabwo izo ngizo ari Imana. Dore Imana nuko ikora imbere y'Imana. Aburahamu ni umukiranutsi. Wabyumvise? Imbere y'Abimeleki Aburahamu ni umunyabyaha, ariko Imana nta kintu yigeze ivugaho, kuko Aburahamu yavugiye mu muco we, ntabwo akwiye kubizira, ntabwo yabeshye, yubashye. Genesis 26, Itangiriro 26, dore ku murongo wa mbere. Duhere kuri 7 twumve. Umurongo wa 7 uravuga ngo, cyangwa 6 niba wumva. Wa 6 Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we. Arabasubiza ati ni mushiki wanjye. Aho nyumvira. Urumva ko Isaka rimwe na Aburahamu, ngo kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Wabyumvise?
ariko nibadusobanuriye nk'icyo ngicyo ntabwo bakivuze, kuko nibakivuga muraza kumenya ko atari iby'Imana. Nibasobanuye impamvu babivuze ntabwo ubwo Bibiliya bitaye agaciro ko kuba ari ijambo ry'Imana. So babirekera aho ngaho kugira ngo mubyumve nk'ijambo muterere gutyo, kuko turi injiji nyine kandi turyoherwa n'ubujiji. Mbese ari ko babeshye yuko Aburahamu ngo Sara yari yarabyawe na se wabo Aburahamu, aho kuki batatubeshya ikindi? Batubwiye bati Isaka nawe Rebeka hari ukuntu yafite ahurira n'iwabo wa Isaka, kuki ntabyo batubwiye? Nuko amateka ya Isaka asobanutse cyane kurusha ya Aburahamu. Aburahamu ntabwo tera agarukira kwa Tera, ariko nyuma ya Tera ntabwo tubahatubeshyera. Ariko tuzi ko Aburahamu nta wundi kuva kuri Isaka kugenda kuri Aburahamu nta ayo ngayo turayafite, turayazi, nta kintu batubeshye. Umva ubuhanga n'ubutubuzi buri muri ibi bintu. Ariko aho yubahaga uyu muco wabo wa tablets of sistership, wagiraga Rebeka mushiki we by law. It was in accordance with their customs. Ni wo wari umuhango n'umuco wabo. So family records mu muco wabo, ibintu by'imiryango byari biri highly respected, byari byubashywe, byagiraga agaciro ku rwego rwo hejuru, ku buryo Imana ibigendamo, ibivugiramo, ibyubaha, kuko yo ireba umutima, ireba intention. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga, ejo twarebaga ku cyaha kuri WhatsApp, umwana ngira ngo nanasuhuze Gihozo wabajije icyo kibazo, araza ati ihundi cyaha ni iki mwuka byarama. Ariko musubije ko burya icyaha kirimo ibice bibiri, inzego ebyiri. Hari icyaha ku Mana, hari n'icyaha ku bantu. Nkuko bibonye yuko Abimeleki imbere y'Abimeleki yabaye umunyabyaha Aburahamu, ariko imbere y'Imana ntabwo Imana yigeze imushinja icyaha. Ni ukubera iki rero? Ni ukubera ko icyaha buriya muri perspective cyangwa se aspect y'abantu ni iki? Ni kamere ibyarwa n'itegeko. Iyo niyo muri aspect y'abantu. Ariko mu y'Imana ni kamere ibyara itegeko. Itegeko mu bantu ribyara kamere, ariko ku Mana kamere ibyara itegeko. Ni ibintu bitandukanye burya. Niyo mpamvu Imana yo yarebye ko Aburahamu atabeshye, nta motive afite yo kubeshya, nta mugamba bifitemo, ahubwo arimo kugendera mu muco. Kandi umuco nawe intego yawo ni iki? Ni ukurinda no kurwanirira ubusugire bw'umuco wawe. Umugore wenda wari kunabyita, wabyumvise uburyo Imana iri just yari kugenderera mu nzozi Abimeleki, yari kubireka koko Sara bakamufata bakamugura, ni wowe wabiteye, ntabwo mbirimo ibintu byanyu. Ariko yarebye intention y'uriya muco ni ukugira ngo irengere umugore mu muryango, irwanire umugore mu muryango, imuha agaciro mu muryango. Niyo mpamvu kuri yo nta cyaha kirimo. So ku Mana, nushaka gusobanukirwa kutaba umunyabyaha ku Mana, ntuzabishakire mu byaha byubatswe n'abantu, kuko abantu bo bashyiraho itegeko rikabyara kamere ugomba kugenderamo. Ni ukuvuga ngo ari kamere n'itegeko, icyabayeho n'icy'imbere habayeho itegeko. Ariko ku Mana ari kamere n'itegeko n'icyabayeho imbere habayeho kamere. I hope na Gihozo ubwo arasubijwe kurushaho. Nguko gukiranuka. Mu Cyongereza ni ijambo rimwe, purity of the motive. Niko gukiranuka. Purity. Now the motive y'uyu muco w'abanuzi wari pure. Nta bintu by'amaronko n'intambara n'uburiganya byari, kwari ukurinda, gupreserva, kubaha isano abantu baba bafitanye n'agaciro k'icyo baremewe.
iyo niyo yari motive. Niyo mpamvu bashyizeho uwo muco n'iryo tegeko. Kuri twebwe yarabeshye, sibyo se? Ariko ku Mana ntabwo yabeshye. Aho Imana irebera hayo ntabwo hahura na hacu. Mpamvu atubwira ibintu by'ibyaha n'ibibazo. Now abo bana rero, ibyo rero byabaye passed on. Ibyo tumaze gusobanura biragenda bigera muri birenga 6 generations, birakomeza n'ibyo Aburahamu yakomereye magenderamo. Isezerano rya kera, hafi ibyo bitwita isezerano rya kera, ibyo bitabo birimo ni ibitabo byagenderaga ku mico n'imihango y'abo bantu byandikiwemo. Ni ukuvuga ngo hari umuco tutamenye wacu, hari imihango tutamenye tutize byacu. Iyo mvuga byacu simvuga u Rwanda gusa, ndavuga abirabura muri rusange. Byakabaye iyo tuza kugira access kuri ibyo, twari kubisangamo Imana naho, ariko babigize ibya Satani turabihunga. Ubu duhereye kwa Aburahamu. Impamvu duhereye kwa Aburahamu nuko ariho Umuroma yinjiriye neza kugira ngo yubake ubwami bwe. Niyo mpamvu bitworohera kwitana abanyabyaha, kwitana abapagani, kuko utari mu murongo w'itegeko rya muntu ni umupagani. Imana turiho rero ni Imana muntu. Niyo mpamvu ariko mu by'ukuri Imana ntukwiye no gucira mugenzi wawe urubanza, kuko ntuzi impamvu akora ibyo akora, ntuzi motive iri inyuma yabyo. Umugore bakamuzana bamutera amabuye, ariko ku Mana akagaragara ko nta kibazo, kuko God sees the heart. Hireba ko motive y'uyu mugore barimo ni iyihe. Nuko akunze gusambana cyane, cyangwa nuko abikoreshwa no kubura uko agira. Twe tugatera amabuye tugatukana. Uyu muntu w'inzoga cyane cyane, ubwo ndabwira aba families zikijijwe zifite abagabo cyangwa abagore badakijijwe, ukajya ukavuga rimwe na rimwe ugasanga we asinda inzoga zo mu icupa, ariko we wasinze inzoga zo kubura ubwenge. Ukubaho mu isindwe ryo kutamenya gusa, ukagira ngo nawe uri undi umusinzi. Buriya kutamenya birasindisha, bibyinisha muzungu, urazenguruka ukarinda ukagwa. Ibi ngibi ni umuco wari highly important, cyangwa se wari ufite agaciro cyane kuri abo bantu b'icyo gihe. Nibyo baduhaye, babyita ijambo ry'Imana. Ndabibutsa ko turi mu mushinga wa Bibiliya, nicyo kiganiro n'ubumana bwaho, igice cya 3. Nsomera muri Nowa, mva nanjye nsomera ibya Nowa muri Genesis 6 cyangwa Itangiriro 6. Ivuga ngo Imana ngo iri ni ijambo ry'Imana. Ni iyihe Mana? Ko bavugiraga, bajajingiraga, berezaga abakiranutsi, babaga bakiranutse ku muco wabo, ntabwo babaga bakiranutse ku Mana. Gute se? Ahubwo Imana ikumva umuco wabo, akaba ariho ihera ikosora ibikosamye. Kuko wabashije kubaha umuco we no kubaha Imana biroroshye. Kandi ni naho ivugira neza. Urabona iyo urimo gutwara imodoka, ikigenda ni amapine, no? Ntabwo ujya ku mapine ngo uyagorore, wicara kuri vola ikagorora amapine. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo Imana yicara mu muco ikagorora imigendere y'abantu. Ariko ntabwo ushaka kumbwira ngo iragenda ngo irwane n'amapine, cyangwa se kuri imodoka mu muhanda. Ntabwo byakunda. Ikorana n'ubwa bwenge bw'abantu bakagura amapine y'umuco wabo, ariko ntabwo irwana n'umuco. Ukiranutse ku muco akiranuka ku Mana. Ngibyo niyo mpamvu Aburahamu ari umukiranutsi, niyo mpamvu Nowa. Hasome 6 umurongo, hera ku murongo wa 9. 6 Itangiriro igice cya 6 kuva ku murongo wa 9. Haranditse ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi. Ngaho ubwo se kandi ibyo bivuzwe nande?
komeza twumve. yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa mu gihe cye Nowa yagendanaga n'Imana ngaho kandi yabyaye abahungu 3. nushaka kurekeraho reka dusuzume Nowa uyu nguyu umukiranutsi. Nowa niwe waryamanye n'abakobwa be. ariko mvuga ngo yari umukiranutsi. kuze gukiranuka ni iki? niwe wanyweye inzoga arasinda aryamana n'abakobwa. imyenda imuvamo. abantu bakwiye gufunguka amaso. ubu turebe ninde umwise umukiranutsi n'Imana. ibi ni ibintu abo basesengura aya mateka ya Nuzi. buriya ni iki gice gitoya mvuze kuri Nuzi. rimwe na rimwe abantu ntabwo twabona umwanya wo kujya muri ibi byose, ariko agaragaza yuko mu muco wabo abandikaga ibintu hasi bashyiragaho ababyanditse. idini ryanze kubiduha kuko bigomba kuba iby'Imana. nko kuri urubyaro rwa Nowa bahamya neza ko byanditswe n'abana ba Nowa kuri ayo mabuye n'urubyaro n'inzu ya Nowa. nibo kuri bo, of course, nibo kuri bo isi yari umukiranutsi, ariko ntabwo ari Imana ibivuze ibyo ngibyo. mu muco wabo yari umukiranutsi probably, ariko ntabwo ari Imana ibivuze. kuko iyo tugiye kuvuga ngo Imana nibivuze haba harimo kwivuguruza. Imana yise Aburahamu yari afite abagore, yari afite abagore benshi cyane, kuko na nyuma y'Isaka ngo yaje kubyara abandi bana. yari afite inshoreke. Aburahamu se abantu bamwita umukiranutsi ushingiye kuki? ariko iyo umureba se urebera mu muco wabo yari akiranutse, kuko ibyo ntabwo byari ikibazo. yari afite abagore ba Ketura, ba Sara, afite abana benshi cyane. ubwo se ugiye kureba usanga mu by'ukuri mu mico yindi iriho iki gihe Aburahamu yaba akiranutse. ntabwo yaba akiranutse, ariko yiswe umukiranutsi. yiswe umukiranutsi n'umuco we. Nowa yiswe umukiranutsi n'umuco we n'abamukomoka. iyo family ntuza genealogy niyo bagendaga basiga records z'imiryango yabo. ariya masomo wenda niyo twasorezaho naguhaye gusoma bwa mbere. Murako ariko mbere ko tuyageraho reka tubanze turebe akandi kagero kamwe k'ingenzi nshaka kubaza abantu. Aburahamu, Isaka, Nowa, Yakobo, yes, Yakobo yanarongoye mwene wabo mu buryo buri yari cousin actually, kuko Labani yari nyirarume. yari cousin. aka kantu mukumve neza. aba bantu bose bagaragarwaho ibintu ubisuzumye usanga bidahuye na kamere y'Imana. sibyo? reka ndabaha urugero. dusome mu Balewi 18. muri ya mategeko bavuga ngo Imana noneho yahaga Mose, cyangwa se ya mabwiriza ya inspiration yahaga Mose, urabyumva, kuri kamere yayo. turebe noneho dusuzume umuco w'Imana tugeranye n'umuco w'abantu, turebe iyo umuntu abakiranutse kuwuhe muco. soma Abalewi uhere ku murongo wa mbere wenda tumve, cyangwa se Abalewi igice cya mbere 18. sorry. Abalewi igice cya 18 kuva ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, Uwiteka niwe umwibwiriye. komeza. bwira Abayisiraheli uti, ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora. ubwo abo mu gihugu cya Egiputa naho muhasura inyakorongo, turaza gushakisha abaribo. ngo abo mwahoze mutuyemo. yego. kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora, aho mbajyana, kuko ntimuzakurikize amategeko yabo,
amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Komeza. Ntihakagire uwo muri mwe wiyegereza mwene wabo wa bugufi ngo amwambike ubusa. Tekera aho ngaho, nushaka guhagarara aho ngaho. Ibintu murumva atari ikinamico? Ibintu ntiharimo ikinamico. Ese Imana ihita amagambo angahe? Mu ijambo ry'Imana rya mbere, Imana irashyigikira abarongorana bahuje amaraso. Imana irita abakiranutsi abarongora abana babo, sibyo? Irabita abakiranutsi. None muri ahandi aho tugeze tubonye ko ahubwo no mwene wanyu wa bugufi ntumwambike ubusa. Iyo ni Imana imwe. Iyi ni imico ibiri yitiriwe Imana. Ahantu mubyumve neza. Nta nubwo ari umwana wawe, kuko bavuga ko Kayini ariwe nako Hama ariwe wavumwe. Imana ko itavumye Nowa waryamanye n'umukobwa we. Ntabwo ari Imana yavumye yavumwe na se, yavumwe n'umuco. Mwese Imana nta muco igira ku buryo yari kuvuma uwawishe ariwe Nowa, kuki itamuvumye? Ibi ni ibintu it's a bit heavy, birasaba gutekereza, ntabwo ari ukujyamo mu masantima. Niyo mpamvu ikiganiro gisubiraho. Kirumvwa na bake, ariko niyo mpamvu rimwe na rimwe ninsubizaho ibiganiro abantu bajye ntibakarwane cyane, ujye ugerageza ahubwo gutega amatwi. Ntabwo Nowa yagomba kugirwa umukiranutsi, Aburahamu agirwa umukiranutsi, Isaka agirwe. Nizo Mana dusenga Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Abo bantu bose bishe ino kamere y'Imana turimo kubona aha ngaha muri iki gitabo cy'Abalewi. Iyo Mana ntabwo ari imwe, cyangwa se irivuguruza. Wabyumvise? Ariko iyi ni generation yindi, ni code of conduct y'iyindi generation cyangwa se generation. Ubundi buriganya burimo. Ese ko bavuga ngo ntimugakore, ariko dukeneye kwiga ko ngo ntimugakore iby'Abanyakanani, y'Abanyegiputa. Aburahamu yari Umunyegiputa, ko yarongoye inshoreke zose zibaho, akagira abagore 100 cyangwa se icyo nzi barenze 3. Ibyo yabikoraga ari mu muco w'Abanyegiputa, kandi abo Imana yabwiraga bari abana bakomoka kuri Aburahamu, sibyo se? None ise ubwe, sekuruza wabo, niwe ugaragaweho ino mico. None se yari Umunyegiputa? Kuki abantu batabyibaza? Yari Umunyegiputa nyine, yari umwirabura, yari mu muco. Yari Umunyakanani se, uwo wari umuco w'Abanyakanani. Niwo Aburahamu yari arimo, niwo Isaka yari arimo, niwo Nowa yari arimo, niwo Yakobo yari arimo. Abo bantu bose noneho hano dutangiye ikindi cyiciro cy'amateka na code of conduct. Ariko uburiganya bwabo baragifashe bakigize icy'ubwoko bumwe, kandi ari umuntu umwe. Turimo kureba hano, turareba ko Aburahamu, aba babwirwaga mu Balewi ni urubyaro rwe, ni urubyaro rwa Aburahamu. Kandi ibintu arimo Imana irimo kuvuga ntago yabimuvuzeho, yabivuze kuri Egiputa, ibivuga kuri Kanani.
aho ngaho harimo ubusobanuro bubiri. Harimo kuba Aburahamu afite aho ahura na Egiputa, afite aho ahura na Kanani, ariko banze kumuvuga kugira ngo batiyicira cyangwa se batanduza umuco wabo, cyangwa se bagira aho bahera bari mu muco wabo utandukanye n'inkomoko y'ibyo barimo kwigarurira, ari byo byitirirwa Isirayeli, byitirirwa Aburahamu. Barakupye, bakupa aho ngaho kugira ngo batangirane n'ubundi bumana butari ubw'abirabura, butari ubw'abanyegiputa, butari ubw'abanyakanani. Noneho byongere bijustifiye za ntambara bagenda batubwiramo ngo za Isirayeli yarwanye n'abanyakanani, kugira ngo twumve ko ibyaha byabo ari byo byatumye igihugu cyabo cyangwa se ubutaka bwabo bwigarurirwa n'aba bantu biyita Abisirayeli, bakomeze bashyigikire ikintu cyo kwigarurira, invasion, gutera, bakiba, plundering, bakagenda biyitirira ibitari ibyabo, ariko babishyigikiza ijambo ry'Imana. Ngo ibyaha by'abanyakanani ngo byagombaga kuzura, ariko ibyo byaha by'abanyakanani basekuruza babo babirimo. None se ubwo urimo kurwana nande? Urirwanya cyangwa urarwana n'umunyamahanga? Umunyamahanga se ahubwo aho ngaho muri iyo ngingo ninde? Ibyo ni ikintu tuba dukwiye gusuzuma, ariko impamvu yacyo ni iyo ngiyo. Impamvu ni ukugira ngo habeho leta ya Roma itangiriremo umuco wundi, civilisation yindi, kuko ubu tuvuye muri Stone Age period. Ni transition yadukoraga muri Stone Age period itugeza muri wabyita Romance period. mu gihe cya Gregoire. Ariko harimo kwivuguruza gutangaje. Niyo mpamvu bavuga ngo Kanani yaravumwe, Egiputa yaravumwe. Wabo ngabo nibo bamwebwe, babyumva? Kandi imico bakomotsemo abo ngabo babyitira Ubwisirayeli neza yose ni ya Kanani na Egiputa. Ni umuco no kugira ngo barimbure umwirabura, ariko bamurimburanye n'umuco we wabo bawise uw'Imana. Niyo mpamvu nababajije ni uwitwa umukiranutsi se Imana ikwise umukiranutsi umunota umwe, undi kandi ugaragaye mu byo yongeye kwita ko ari ibyaha bikomeye cyane, ubwo si yo Mana irivugura ifite indi mizingaye? Nuko atari yo Mana yabikoze. Hari ibitabo rero nkuko njya nkunda gutanga ibitabo. Igitabo cya mbere natanze, mufate inzira mujye aho hantu mujye kureba, mugende mushakashatse. Ni ahantu, it's a world heritage site. Ni muri Iraq y'ubu, icyo bitaga Mesopotami ya kera. Rero nta mwarabu wabagamo, ni ukuvuga amateka hari nta mwarabu arimo, nta y'umuroma arimo. Mugende rwose mutuje, muraza gusanga ari afite aho hurira n'aya mabuye ya hano nababwiraga y'Abakemeti. Murimo kwibwira ko ndimo gutangiza idini ryabo hano? Oya, ni icyo ndimo guhuza. Ni magambo Kemeti niyo source y'ibi byose turimo kwitirira Imana. Ni umuco, twahawe umuco. So ari ibitabo, ari icyo bita Ancient Records and the Structure of Genesis. Ancient Records and the Structure of Genesis. Ni igitabo cyanditswe n'uwitwa P.G. Wiseman. Wiseman ni ijambo rimwe. Hari igitabo cyitwa Archaeology and the Old Testament. Archaeology ni ibintu by'ubucukuzi bw'amagufwa no kwiga. Icyo gitabo rero cyanditswe n'uwitwa Alfred Hoth.
icya gatatu cyitwa 100 reasons to trust Old Testament history, impamvu ijana zo zishyigikira ukuri ku isezerano rya kera. Birasobanura neza yuko ibi bintu koko byabayeho ariko byari mu muco w'abantu b'icyo gihe. Icyo cyo cyanditswe n'uwitwa Murray Hubbard. Murray ni M-U cyangwa se M-U R ebyiri A na ya, Murray Hubbard. Ibi ni ibitabo mwasangamo bimwe mu byakomeza kubagezaho ndimo kubatangiza. Now tujye noneho muri ya masomo wenda ni menshi ariko wasomaho wenda Genesis 38 itangiriro 38 umurongo wa 8. Itangiriro igice cya 38 kuva ku murongo wa 8. Haranditse ngo Yuda abwira Onani ati hungura muka mwene so. umva bya bindi twavugaga. None se Yuda yari umunyegiputa? Yuda se yari umunyakanani? Yuda ntiyari umwisirayeli mwaka byaramwe? None se kuki bavuga ngo iyi mico ni y'abisirayeli n'abanyegiputa? Mwabyumvise ibyo nababwiraga. Ni ukugira ngo basibe barimbure uyu muntu. None se iri jambo ry'Imana none riri mu wuhe muco ubwo ngubwo? Murumva ukuntu harimo kwivuguruza. Aba ni abisirayeli, ntabwo ari abanyakanani. Yuda ntabwo ari umunyakanani, no kwa Shemu no kwa Yakobo na Isirayeli. Ariko umva ibyo arimo. Yabiguye nandeze, arimo kubibwira abana be. Ni ukuvuga arimo kubabwira umuco. Iwacu se twari tubifite, ntitwarongoraga abakaza. Ni ukuvuga niba umukazana aho hantu hagume gatoya ndaje turahakomeza. Mu muco wacu iyo washakaga mu rugo wenda rurimo abahungu benshi, umwe akapfa, umugore yahungurwaga n'undi. Ngibyo dore nibyo byitwa Yuda aho ngaho. Wabyumvise? Kandi Yuda ntabwo ari umunyegiputa. Muri Bibiliya ntabwo babitubwira ko ari umunyegiputa cyangwa umunyakanani. Kandi nibyo Imana iyo mu Balewi hariya yatangiye ivuga ngo ibi ni ibizira ndabyanga. Itabyanze icyo gihe. Komeza gato nkwereka ikindi gisekeje. Hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka. Aho cyari kibi mu maso yande y'Uwiteka. Ntabwo nibura kibaye kibi mu maso ya Yuda. Ni equation. Amubwiye gukora ibizira, sibyo? Niko babyise hariya mu Balewi. Musome kiriya gice cy'Abalewi cyose, ntabwo nabonera umwanya wo kukirangiza. Ubundi ntangira mfata pause mu minota 30 igiye kugera. Ariko mu gisome kiriya gice cyose murasanga ibintu Imana yashyigikiraga hano ari byo irimo kurwanya hariya. Hano urugero mbahaye nshatse ko duheraho nahangaha muri histoire ya Yuda. Yuda abibwiwe na se kandi abwiwe gukora ibizira. Noneho ibyo bizira Imana iraje abishyigikiye. Umva, ese ubwo ibi ni ibiki turimo? Komeza wumve. Maze Yuda abwira icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari. Umva ko Uwiteka mwishe nta mikino. So wamuhaye kandi amujije ko akoze yanze ikibi. Wabyumvise? Yanze kubyara n'umugore wundi w'abandi ntabishaka. Kuko kandi mu mategeko n'ubundi y'ubumana ntukarebe tugomba kurongora abagore bacu umugore umwe n'ibiki. So yanze wa muco, mu yandi magambo wa muco utari mwiza. None Imana imujije ko yanze umuco. Does that add up? Nope. Hano ushaka ugarukiraho nicyo nashakaga.
ntabwo yishwe na se Yuda kuko niwe wabimutegetse, yishwe n'Imana. kandi mwiciye iki? Ntabwo imwiciye yuko yasayishije yagiye mu bibi, ahubwo imwiciye ko yanze gukora ibibi bamubwiye. Ibibi ngo ndimo kuvuga muri iyo kadire ni umuco wo kurongorana no iyo ntabwo ari Imana. Ibi biri mu muco. Ibi kandi ni Bibiliya yandi twita ijambo ry'Imana cyane. Amasaha ya pause arageze kuri jyewe. Ariya masomo yose tuyasome nayabahaye, ngiye mpikingaho makeya twakoresha, mubarewe muhasome hariya hose. Ibintu byo muraza gusanga amagambo yose yitwa ko ari umuvumo, ari iby'Imana yanga urunuka, ari byo yagiye ishyigikira muri ubu buzima bw'aba bantu bwa Aburahamu na ba Nowa n'abandi bose. Kandi hano noneho itangiranye n'amategeko itangiranye na Mose, ari iyindi Mana ifite irindi jambo, ifite iyindi justice. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ahangaha umuvuno wari urimo ni ukuvuga ngo barangize amateka y'umuco w'abantu runaka, barangize badekonekite isano iri hagati ya future y'aba bantu na past yabo, kugira ngo bavukire mu wundi muco ubazunze, bakorera Imana y'umuco w'icyo gihe. Nibyo turimo uyu munsi. Bimike ikigirwamana muntu cyitwa Umuroma, cyitwa umuzungu, nk'uko uyu munsi tubikoze. Biyange nk'uko twiyanga, twanze umuco wacu turiyanga. Njya mbwira abantu ni jenoside hano yakorewe Abatutsi yakozwe kuko twari urubyaro rwiyanga, rwangana, rwihaga. Aho ufata ukica umugore wawe cyangwa se umwana wawe, ni ukuvuga ngo ntawe uba ukikubwira gukora ibyo, ni uko wamaze kubibwamo imbuto yo kwiyanga. Ibi ni ibintu byakozwe n'idini, ntabwo byakozwe na Satani wundi. Ibi ni ibintu biri muri Bibiliya dukeneye gucukumbura. Bibiliya ubuzwa gutekerezaho, ubuzwa kwinjiramo, kuko umuco wacu, umuco niwe muntu. Iyo wanze umuco uba wiyanze. Nta cyatuma rero utakoreshwa kuri telekomande iyo uyifite mu ntoki. Niyo mpamvu dukoreshwa tukarwanya leta zacu. Umuntu kumva ngo bamuhaye funds, ngo bamuteye inkunga, ngo ashinge ngo opposition sur opposant. Uri opposa. C'est ça. Ugura intwaro ngo zo kurwana nande, urarwana na so wanyu, urarwana na anko wawe, urarwanya na mwene wa. Ni ya ideology yo kwiyanga, yo kwizinuka, yo kumva ko ubwirabura ni ubuswa gusa. So bakakubwira ko ibyo bakubwiye aribyo bikugize umuhanga, ukagenda ugashaka kurimbura inkomoko yawe. Ni ubupfapfa. Absolutely. Ibyo nibyo rero mvuga abantu kuvuga ngo natukanye. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo bari mu bupfapfa. Ariko impamvu tutabimenye, dore imizi yayo ni ahangaha ishingiye, irahishe, yashyizwe mu bwiru, kirimbuzi. Ugasanga abapasiteri barimo kurwana. Ko twakabaye dukorera Imana, se turarwanira iki? Nuko nta muco. Aburahamu yakomeje kupreserva, kurinda umuco w'abasekuruza babo. Nibyo Pawulo yababwiraga ati mwagiye mubihana, uko ibinyejana ubushize twarabireba. Twarasomye ibyakozwe byabasogokuruza banyu. Dore uwo ni wa muco turimo kubona. Ibi nibyo bita ijambo ry'Imana. Koko ibi barabyita ijambo ry'Imana. Bararyita ijambo ry'Imana ritanuzuzanya, atari na rimwe. Ni amagambo y'Imana.